Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira Isimo TV, ari nako mbasaba gukora subscribe, share, like, comment kuri iyi channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu tukugezeho umunsi ku wundi bijye bikugeraho neza cyane. Nje nitwa Justin Mind Harerimana. Uyu munsi mu kiganiro cyacu reka twe kwibanda mu Rwanda, muri Afrika cyangwa se ahandi, ahubwo twigire mu gihugu cya Vatican, igihugu bivuga ko aricyo gihugu gito ku isi, ariko kuba ari gito ku isi ni gito ku isi mu bugari, ariko mu butunzi, mu bukungu no mu gitinyiro ni igihugu gikomeye cyane ku isi. Reka none hanga twigire muri Vatican, twicare muri conclave dutangire tuganire kubiri kwabera. Uyu munsi tariki 7 Gicurasi 2025 muri Kiliziya Gatolika habereye inama y'ibanga y'abakardinali conclave igamije gutora papa mushya usimbura Papa Francis witabye Imana ku itariki 21 Mata 2025. Muri iyi nama abakardinali 133 baturutse mu bihugu 71 aba nibo bari butorwemo papa mushya. Bamwe mu bakardinali bakomeye bari muri conclave harimo Kardinali Pietro Parolin, uyu ni umukardinali w'Ubutaliyani. Uyu niwe mukardinali mukuru w'ubu, akaba ari uyoboye inama y'ibanga, niwe wateguye politiki mpuzamahanga ya Vatican mu gihe cya Papa Francis, akaba kandi afite uburambe mu buyobozi bwa Kiliziya. Abantu benshi bamufata nk'umukandida w'imbere mu gutorwa nk'umupapa mushya. Undi mukardinali hari witwa Kardinali Luis Antonio Tago, uyu ni umunyafilipine. Uyu mukardinali w'umunyafrika w'imbere muri Kiliziya ni umwe mu bakardinali bakomeye, azwiho kuba afite imyumvire ijyanye n'icyerekezo cya Papa Francis, akaba ari umunyamuryango w'inama nkuru y'ubushakashatsi bwa Kiliziya. Undi mukardinali yitwa Kardinali Peter Erido, uyu ni umunyahungari. Uyu mukardinali ni umwe mu bakandida bibanze barwanyaga impinduka za Papa Francis, azwiho kuba afite imyumvire ikomeye ku by'ubukamana gakondo kandi afite inkunga ikomeye muri politike ya Hungari ndetse no mu bakristo gakondo. Undi mukardinali yitwa Kardinali Robert Prevost, uyu ni uwo muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukardinali w'umunyamerika ni umwe mu bakardinali b'imbere mu gutorwa nk'umupapa mushya, azwiho kuba afite ubushishozi n'ubushobozi mu buyobozi bwa Kiliziya. Undi mukardinali ni uwitwa Kardinali Mykola Baicoke, uyu aturuka mu gihugu cya Ukraine. Uyu mukardinali niwe mukardinali muto kurusha abandi muri inama y'ibanga, akaba afite imyaka 45 gusa. Ni umunyamuryango w'itorero ry'Ababyzantine, akaba kandi ariwe mukandida muto kurusha abandi mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Nanone kandi turakubwira ko nubwo aba bose bitabiriye, hari n'abandi tutavuze, ariko hari n'abatabashije kwitabira. Hari nk'uwitwa Kardinali John Njue. Uyu mukardinali ni umunyakenya, ntiyitabiriye inama y'ibanga kubera ikibazo cy'ubuzima. Nubwo ari yahawe ubutumire, yavuze ko atashoboye kujya i Roma kubera ikibazo cy'ubuzima. Hari undi mukardinali witwa Kardinali Antonio Canizala, uyu ni umunya-Espanye. Uyu mukardinali w'umunya-Espanye ntiyitabiriye inama y'ibanga kubera ikibazo cy'ubuzima nawe. Ibikorwa bya conclave muri iyi nama y'ibanga, abakardinali bazajya batora inshuro 2 ku munsi kugera habonetse papa mushya. Iyo batoye, amatora yabo ashyirwa mu muriro maze umwotsi ukagaragaza niba habonetse umupapa mushya. Umwotsi w'umukara niba nta mwanzuro wabonetse, n'umwotsi w'umweru niba habonetse umupapa mushya. Iyi nama y'ibanga ikorwa mu ibanga rikomeye, kandi abakandida basabwa kurinda ibanga ry'amatora yabo. Icyerekezo cya conclave, iyi ni inama y'ibanga irimo gukorwa mu gihe Kiliziya Gatolika ifite ibibazo bikomeye, birimo ikibazo cy'ubuyobozi bw'imbere muri Kiliziya, ikibazo cy'ibyaha by'abapadiri ndetse n'ibibazo by'ubukungu bwa Vatican. Abakardinali bifuza kubona umupapa mushya ufite ubushobozi bwo guhuza Kiliziya no kuyobora muri ibi bihe bikomeye. Icyo bivuze ku Rwanda noneho ni iki? Nk'uko byavuzwe, Kardinali Antoine Kambanda ni umwe mu bakardinali bitabiriye inama y'ibanga. Uyu mukardinali w'umunyarwanda ni umwe mu bakardinali b'imbere mu gutorwa nk'umupapa mushya. Ibi birerekana ko u Rwanda rufite ijambo rikomeye muri Kiliziya Gatolika, ariko bishobora kugira ingaruka ku cyerekezo cya Kiliziya mu Rwanda no muri Afrika muri rusange. Yego, muri conclave y'uyu munsi tariki 7 Gicurasi 2025, Antoine Kardinali Kambanda, umwepiskopi wa Kigali, akaba n'umukardinali wa mbere w'u Rwanda, yatorewe kuba umukardinali wa Papa Francis ku itariki 28 Ugushyingo 2020.
akaba ari umwe mu bakardinali bafite uburenganzira bwo gutora papa mushya nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku itariki 21 Mata 2025. Antoine Kardinali Kambanda afite uburambe mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Yabaye umwepiskopi wa Kibungo kuva muri 2013 kugeza muri 2018. Mbere yo gutorwa kuba umwepiskopi wa Kigali, yagize uruhare mu bikorwa byo gusana no kubaka Kiliziya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, cyane cyane mu kwimakaza ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Muri conclave ya none, Antoine Kardinali Kambanda ari mu bakardinali b'ibihugu bitandukanye bagiye gutora papa mushya, nubwo atari umwe mu bakandida bakomeye bavuga cyane nka Kardinali Pietro Parolin cyangwa Louis Antonio Kardinali Tago. Ariko kuba ari umwe mu bakandida b'ibihugu bitandukanye bishobora gutuma habaho amahitamo y'umuntu uhuza ibitekerezo bitandukanye muri Kiliziya Gatolika, mu gihe abenshi mu bakandida bavugwa cyane baturuka mu bihugu nka Philippines, Ubuyapani, Ubufaransa n'ahandi. Kuba Antoine Kardinali Kambanda ari umukandida waturutse muri Afurika byerekana ko Kiliziya Gatolika ishaka guha amahirwe ibihugu bitandukanye kugira ngo bigire ijambo mu buyobozi bwa Kiliziya mu gihe kiri imbere. Nubwo nta byinshi birambuye byatangajwe ku buryo Antoine Kardinali Kambanda yatoranyijwe, ariko kuba ari umwe mu bakandida b'ibihugu bitandukanye bishobora kuba byarashingiye ku bushobozi bwe mu buyobozi bwa Kiliziya no ku ruhare rwe mu bikorwa bwo kwimakaza ukwiyunga n'ubwiyunge mu Rwanda. Ibi birerekana ko Antoine Kardinali Kambanda afite inshingano zikomeye muri conclave ya none, kandi ashobora kugira uruhare runini mu guhitamo papa mushya uzayobora Kiliziya Gatolika mu gihe kiri imbere. Aha wakwibaza icyitezwe muri iyi nama. Muri conclave, inama ibanziriza amatora ya papa mushya muri Kiliziya Gatolika, hari ibintu byinshi biteganyijwe cyane, birimo uburyo bw'amatora. Abakandida bari munsi y'imyaka 80 nibo bemerewe gutora, bakitorera umwe cyangwa undi wese ushyizweho nabo babyemeje kugira ngo abe papa mushya. Batora mu ibanga. Aba bakenera amajwi 2/3 y'abatora kugira ngo umuntu yitorerwe. Icyitezwe cyane cyane muri iyi conclave kureba aho papa mushya azakomoka. Abantu benshi baribaza niba azaturuka i Burayi nk'uko byahoze kera, cyangwa niba ashobora kuza mu bindi bice nka Afurika, Aziya cyangwa Amerika y'Epfo. Imyemerere n'imiyoborere ye, ese azaba ari umuturanyi wa Papa Francis mu bitekerezo, cyangwa azaba ari ugarura gakondo ya Kiliziya? Ubushobozi bwo guhuza Kiliziya ku isi hose. Kiliziya irimo guhangana n'ibibazo birimo kugabanuka kw'abakristu i Burayi, kwiyongera kw'abagatolika muri Afurika na Amerika y'Epfo, ndetse no gushaka uburyo bwo guhangana n'ikoranabuhanga n'iyobokamana rishingiye ku buhanuzi cyangwa ibindi byiyumvo. Abakardinali babirabura, cyane cyane abo muri Afurika, hari abakardinali b'Abanyafurika bakomeye cyane muri Kiliziya, barimo Kardinali Peter Turkson wo muri Ghana, yazwi cyane mu ruhare rwe mu kwita ku bidukikije n'ubutabera bw'isi. Kardinali Fridolin Ambongo, uyu ni wa EDRC. Uyu ni umwe mu bayobozi b'ijwi rikomeye muri Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'icyerekezo cy'imiyoborere myiza. Kardinali Dieudonné Nzapalianga, uyu ni wo muri Central Africa, azwi cyane mu biganiro by'amahoro n'ubwiyunge. Amahirwe bafite mu mateka y'amatora ya papa avuye hanze y'Uburayi ntibahabwaga amahirwe menshi, ariko ibi byatangiye guhinduka. Papa Francis ubwe yaturutse muri Amerika y'Epfo, muri Argentine, kandi ibi byabaye ikimenyetso ko Kiliziya ishobora guhindura icyerekezo. Abanyafurika kubera kwiyongera kw'abagatolika muri Afurika bafite amahirwe arimo kwiyongera, ariko haracyari imbogamizi zishingiye ku miterere ya Kiliziya n'ububasha bwayo bwo gukomeza kugenda bufitwe cyane n'Uburayi. Birashoboka cyane ko abakardinali b'Abanyafurika bafatwa nk'abakardinali bakomeye, ariko gutsinda biraterwa n'ubushake bw'abatora bwo kugendera ku mpinduka z'isi ndetse n'icyifuzo cyo guhuza Kiliziya n'imibereho y'abantu bayo mu bice bitandukanye. Reka nkushimire wowe ukomeza gukurikirana Isimu TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Ngiye gutegura ikiganiro cya none, nitwa Justin Mind Harerimana.